Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije aho mutuye mwese ku isi, Uwiteka Imana abaha umugisha, kandi amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwe. Nihanganisha n'abantu bagize ibyago mu mpera z'umwaka cyangwa se mu itangira ry'umwaka cyangwa se n'ibindi bihe byashize, Uwiteka Imana mwese abakomeze. Nihanganisha abantu bafite ababo mu bitaro, namwe abarwayi mwese reka mbabwire nti Uwiteka Imana abakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ababo bari mu nzu y'imbohe reka mbabwire nti namwe nimukomere, kandi Uwiteka Imana asange abari mu nzu z'imbohe nabo, abakoze ibyaha Imana ibahe gutahura, bihane basabe imbabazi Imana, ndetse n'abo bakoshereje, abarengana nabo Imana ibarenganure batahe bajye mu mafamiye yabo. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa ibice 20 n'umurongo waho wa mbere. Imana ivuga aya magambo yose iti: ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Yesu atugirire neza cyane. Aya ni amagambo yari arimo kuwibutswa ubwoko bw'Isiraheli. Imana irabibutsa, igirana ikiganiro nabo, irababwira iti: ntimukagire izindi mana mu maso hanjye, mwibuke ko ari jye wabakuye mu gihugu cya Egiputa. Imana yacu ni ishimwe. Haleluya. Imana n'urukundo, Imana igikurikirana umuntu wayo, kandi Imana ni Imana ifuha, ntibishaka ikintu cyayitirirwa cyangwa se ngo tuyibangikanye nayo. Uyu munsi wa none ni twebwe Abisirayeli turi kubwirwa. Iki gihe cyari igihe cya Yosuwa na Mose, ariko kandi twebwe uyu munsi wa none ni tw'Abisiraheli. Umuyobozi wacu ni umwe, ni Kristo Yesu. Haleluya. Data wa twese nahimbazwe. Rero ni ukuvuga ngo Imana nuko yabonaga mu Bisiraheli hari abantu bazibagirwa. Nshuti y'Imana, nawe uyu munsi wa none urashobora kuba urimo kwibagirwa Imana, cyangwa se mu minsi iri imbere ukazahura n'ibintu bituma wibagirwa Imana yagukuye hahandi hari hakomeye. Icya mbere, ukibagirwa Imana yagukuye mu byaha, ikakuzana, ikakugira umwana wayo, ikagutoranya, ikaguhamagara, ukaba umukozi wayo. Data wa twese nahimbazwe. Wowe Imana yakuye mu buretwa bwa Satani, kwa nyabingiza baso cyangwa se kwa basokuru, ikagukura mu byaha bitandukanye, igakura mu byaha byari bikubase, ikakugira umwana wayo. Imana yacu itugirire neza. Uyu munsi wa none turacyari mu itangira ry'umwaka. Ntabwo tuzi ibizaba mu mwaka hagati, cyangwa se sinzi niba ubuzima bwanjye buzigira imbere bukagukirwa cyane mu byo nkora, cyangwa se mu buzima bwawe ibyo ukora ukazagukirwa. Ariko itegeko uyu munsi ritugezeho ry'ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Imana iri kutubwira ngo ntituzibagirwe Uwiteka Imana wadukuye mu Egiputa. Erega hari ahantu Imana yankuye. Yesu nashimwe. Hari aho Uwiteka Imana yagukuye, hagati y'ibigirwamana. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Birashoboka ko hari abahamagawe nta bigirwamana bapfukamiye. Nanjye ubwanjye nta bigirwamana napfukamiye. Ariko mwene data, birashoboka ko wowe hari ibigirwamana wapfukamiye, hari ibintu waramyaga bitari Kristo Yesu.
Imana idufashe. Uyu munsi wa none turi guhura n'abantu bashaka kwigira Imana, abantu kugira ngo babaramye bitewe n'ibyo babaha. Mwene data, nshuti y'Imana, mukunzi w'Umwami Yesu, wowe ukunda ijuru, wowe ukunda ubugingo, Data wa twese arakwibukije mu ijambo ryiwe ngo ntuzagire ibindi bigirwamana upfukamira mu maso he, ntuzamwibagirwe. Ibuka igihango wagiranye na Yesu, ibuka amasezerano wagiranye na Yesu, ibuka igihe wabwiraga Imana ngo Mana niwangirira neza, Yesu nashimwe, niwangirira neza Mwami, nta yindi Mana azapfukamira. Ariko uyu munsi wa none wowe ubwawe umaze kwibagirwa Imana, umaze kwibagirwa Imana yagukuye mu Egiputa, hahandi mu isayo y'ibyaha, hahandi wari uruhijwe n'itabi, hahandi wari uruhijwe n'ubusambanyi, hahandi wari uruhijwe n'umuruho w'ibyaha, ubusinzi, uburaya. Yesu atugirire neza. Ariko uyu munsi wa none uri gukumbura bya bigirwamana byo mu Egiputa, uri gukumbura za nyabingi, uri gukumbura kujya mu bapfumu, uri gukumbura za nshuti mwakoranaga ibyaha. Erega ibyo byose ni ibigirwamana imbere y'Uwiteka. Ikigirwamana si ukujya hariya ngo usenge igishushanyo, si ukujya hariya ngo usenge igiti gusa, ahubwo hari n'ibintu abantu bagendana. Hari abantu bimika abandi bakabera ibigirwamana, bakumva ko kanaka batamubonye byanze bikunze cyangwa se batandukanye ubuzima bwarangira. Ariko reka nkubwire ngo wibuke Uwiteka Imana wakubumbye. Imana ishimwe, wibuke yuko Uwiteka Imana Data wa twese nahimbazwe. Wibuke yuko Uwiteka Imana ari hejuru y'imbaraga zawe, ari hejuru y'amaboko yawe, ari hejuru y'ubutunzi butuma uraramika ukagereka akaguru ku kandi, ukibagirwa Uwiteka Imana aho Imana yagukuye. Erega hari abantu, ni ukuri gutunga si icyaha, kandi njya nifuriza n'abantu umugisha kugira ngo abantu bakomeze kwagukirwa. Ariko hari igihe abantu bagera mu butunzi bakibagirwa aho Uwiteka Imana yabakuye. Inshuti z'Imana rero, iyo Imana imaze kubona ko hari umunyabugingo kandi ikabibona Satani agiye kukwiba kubera umugisha Imana yagiye iguha, ukayitera umugongo, niwe usanga abantu benshi bahura n'ingorane. Ugasanga ubutunzi bari bafite bubahungutseho, ugasanga se umuntu ahuye n'ibyago runaka, n'uburwayi budakira se, kubera kwigomeka guhora mu muntu, kubera kwigomeka ko kudakiranukira Imana. Ukumva yuko ubutunzi ufite ariyo Mana yawe, kuba ufite amafaranga ariyo Mana yawe. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Erega ibyo byose ni ibigirwamana. Bisaba ko tutunga ubutunzi, ariko kandi tukabugira mu bwenge bwo kubwubahisha Imana. Hari abandi Imana iha ubutunzi bakababonye inzira zo kujya gukora ibyaha. Ariko reka nkubwire ngo ugarukire bugufi, ntuzibagirwe Uwiteka Imana wagukuye muri Egiputa, wagukuye muri za nzitane. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Mwene data, ugira amakenga kugira ngo utazahura n'ingorane, kugira ngo utazabura ubugingo ku munota wa nyuma. Ntihagire ibigukerereza byakwibagiza Uwiteka Imana. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Ntihagire ibigushuka ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe. Data wa twese nahimbazwe rero, mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kubagirira neza. Amen.